acikwa kabiri cyangwa gatatu kuko hani macuba twebwe twarabihuguriwe cyane nkuko ramukangurambaga bivuze girirwa duhugura buri gihe ubu muri make muri macuba byaracitse nta mukobwa ugitwara inda itateganyijwe kuko n'uwayitwaye yayitwaye rimwe ntabwo yayitwaye kabiri nta bakobwa barimo bagiye babyarira iwabo gatatu nawe ariko urumva n'iryo rimwe bwa mbere nuko yita gucikwa barakubwira ko bikurura amakimbirane mu muryango iwabo kuko azanye y'umwuzukuru iwabo nabo batari biteguye kuruta uko wenda yari kumubyara ari uko bamushingiye urumva arabatunguye agiye kuba ikibazo mu rugo n'iryo rimwe byo gucikwa akubwira ko bimbucika byagenze bite gucikwa bibaho ariko nanone iyo nyirizina amaze kubyara afata umwanzuro yamara nta nubwo amakimbirane yabura mu muryango kubera yuko abazanye umwana utateganyijwe cyangwa se batamukingiye abamubyaye mu bintu bitunguranye ntabwo gucikwa byareka kubaho n'urugero ushobora nko gucikwa bitewe n'ubuzima uhagazemo ushobora nko kubura n'urugero amavuta yo kwisiga nk'abantu baba batiteganyirije ariko nge nababwiye yuko nge mfite ikipe yanjye nge nababwiye ko mfite ikipe yanjye ntago wowe ntawaguhanga nta muntu wampangara ajya kunshuka mfite iyanjye kipe ya miliyoni 2 nta muntu wampangara murakoze cyane ariko se koko amavuta nayo kukugamburuza umukobwa wiyubashye wo mu murenge wa Macuba yagombye kukugamburuza kugira ngo ugere ahantu umusore agushuka akagutera inda ntago byagakwiye kubaho nkuko twabivuze guhera kare urubyiruko tugomba gukura amaboko mu mufuka tugakora ibyo byatubereye isomo ku rubyiruko rwo muri Macuba bari bayigutera hoya ariko wenda nubu twava hano ukagira ibyago bakayigutera hoya kubera yuko dufite urubyiruko rw'ubukorerabushake nabo bakangurambaga babihuguriwe bahora baduhugura buri munsi niba ababyaye muri umurenge wa Macuba babyaye inshuro imwe byatubereye isomo urubyiruko dukwiye kwiteza imbere ntago twagakwiye kugendera kuri ibyo byabo bagiye bacikwa cyangwa se ngo batungurwe ariko ubundi umusore yagushuka ate ujye kumusura utabizi kuri busuhasoke wamuhakaniye agushukashuka ku buryo kugeze iwe mu rugo muri geto muri ndigenga ye urangariye he wamuhakaniye burundu ukavuga uti sinza kugusura murakoze nitwize Imana Vestina nta kuntu umusore yagushuka ngo ujye kumusura kandi uzi ko hari birakugiraho ingaruka cyo gihe uramuhakana ukavuga ati ntago hari nyine ugakomeza izawe nzira umusore nyine nawe akabireka none se bariya muhugura bababwira ko baziterwa baziterewe wenda mu mahoteli mu marogi bigenda bite si uko baba bagiye gusura abo basore hari bagira amazu yabo yayandi bigengaho ikintu cya mbere kibibatera ni ibishuka akenshi bikunze kugaragara ko ari ababa bakuriye babashuka uko yenda mbi ariko ubu washuka umukobwa w'imyaka 25 bigakunda ntago byashoboka ndi umusore ahubwo bigaragara ko ari abagabo babashuka bigaragara ko ari abagabo babashuka ahubwo namwe muri abagabo namwe muri abasore b'abagabo muri abasore b'abagabo muri abagabo ariko mushiki wawe akubwiye ngo yarafite urabyemera w'imyaka 25 ntabwo byashoboka ko bamushuka afite imyaka 25 aho ngaho abahuye n'undi muntu bo bakabyumvikana ahasigaye bakabikora bagashiduka yatwaye indangaha nadukingirizo turahaba cyane none se mwagiye mudukoresha abasore mwagiye mudukoresha aho kugira ngo ejo bundi mutanga buzukuru batari bakenewe mu miryango yanyu n'udukingirizo ntekerezaho ko buriya bananiwe kwifata bashobora kudukoresha ngewe akaba ariyo mpamvu mba ntabona n'abo bakobwa hirya no hino batwaye inda zitateganyijwe cyane nk'uko wenda muyibona hirya no hino cyangwa se kandi umusore akubwira ko aricyo ashinzwe muri Macuba ari byo ashinzwe ariko buriya mu buzima busanzwe hirya no hino tuba dutembera tuba duhura naho cyangwa se amakuru ya bamwe na bamwe hirya no hino natwe turayamenya uko byasa kose ngiye mbona bitari ku kigero gikabije inaha iwacu kabisa n'uwo bibayeho Marcel aba yavuye nk'inanga wenda akajya i Kigali kubera ko i Kigali urabizi nyine haba ibintu byinshi bitandukanye hari igihe ahura n'abatipe baho nyine kuko baba bacanye ku maso bagahita bamutera inda muri urwo rwego ariko nawe uhageze wagombye guhita ucana ku maso ni ukuvuga ngo nyine urabona abaturutse inanga mu cyaro wenda abataramenyera ibintu by'umujyi noneho yagera i Kigali bitewe n'uko wenda haba hari abantu bamurenzeho ugasanga baramushutse bamuteye inda muri urwo rwego ariko inanga muri Macuba twebwe abasore baho ntago twatera abakobwa inda muri urwo rwego iyo umaze kumva ko ukuze usaba ikibanza ukubaka ubundi ukajya kuzana umugore wawe ukamutunga iwawe nta kibazo ikibanza ugihabwa nande ikibanza iyo mu rugo iwanyu mufite isambu ihagije ucyaka umubyeyi arakiguha kandi iyo ntacyo urihigira ukakigeraho ntari tuba twarakoze buriya abantu benshi baba bafite n'ubushobozi bwo kuba babona n'ibyo bibanza batiriwe batega n'amaboko ababyeyi reka nk'abasore tugira n'ibimina tubamo niyo mpamvu usanga
dushobora kwiteza imbere mu buryo bwinshi butandukanye. Iyo uba mu Kimina utanga amafaranga buri cyumweru, uba ufite ahantu sevinga, iyo ugiye kugura n'icyo kibanza birakorohera. Nk'ubu hari abasore nzi bagiye bagura ibibanza hari i Kigali kandi byaturutse mu Bimina, ugasanga ari sevingira agahera ku 1000, ugasanga ageze mu 500, bakagabana akagura inka akayiragiza gutyo, ugasanga afite inka 5 akajya. Hari abacuruza ibibanza hari muri Kimironko hari hejuru gata muri Zindiro kandi bagiye baturuka ino ari ukubera gucuruza, gukura amaboko mu mufuka bagakora ndetse no kugira no kuba mu Bimina. Ibyo rwose twebwe iyo tubikoze neza tugiramo n'imbaraga nyinshi ku buryo n'umukobwa watereta uko yabadeshya kose ahita kwemera nta bintu byinshi. Yeni nawe mpera mvuga yuko buriya n'aba bakobwa n'izo nda bashobora kuba bazikura hirya no hino, kuko ntiwaba uri umusore ufite intumbero nk'izo ngizo ngo noneho wirirwe wirukanka muri ibyo ngibyo byo kwirukanka abakobwa kugeza naho uzagera aho batera inda zimeze nk'izo, kandi nawe ubona ingaruka zakwicira izo ntumbero zawe ufite ejo hazaza. Turi mu kiganiro cy'urubyiruko rw'u Rwanda. Uyu aka kanya duhagaze mu murenge wa Macuba, aha ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, hafi neza ikiyaga cya Kivu. Bitewe nuko ngewe nkunda kumva akazi ni kazi cyane, nanjye iyo ngize icyo nkora shyiramo imbaraga nkiteza imbere. Sigaye nanjye nkora nanjye mfite icyo nagezeho. Nanjye nakoze Marcel, nari umuntu uciriritse, ariko ubu ngubu numvisha kazi ni kazi, maze kuyumva numva umuntu witeje imbere. Nanjye shaka uburyo kinakiteza imbere, norora koko. Ubu naguze igare, ndi umunyonzi hano mu soko rya Rugari. Hari abantu bibaza urubyiruko rutunga radio buri urubyiruko rutunga radio cyane. Ubu nanjye nigura akaradiyo rwose k'ibihumbi 7 ka Sonitec, nkashyira mu nzu rwose aho kugira ngo umuriro uburemo. N'ibiryo nabibura kuko amakuru ya mu gitondo ngomba kuyumva ndetse na nimugoroba kugira ngo menye yuko igihugu kiri kuva hakiri kujya, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Cyemera ngo cyane. Ariko mu by'ukuri ujya kuyigura iyo Sonitec hari impamvu kugira ngo ukure ayo mafaranga, nuko wari wibabaye iyo radio. Ni iki cyagusunikaga kugira ngo ujye kugura radio? Ngewe najyaga numva ibiganiro byiza biberaho ndi kuyivumba ku baturanyi, ariko nkumva kazi ni kazi, nkumva inkinamico zinyuraho, nkumva nanjye ubwanjye nayitunga. Ibyo byonyine birankurura, nkajya numva shaka kubya menya ngo igihugu kije, kuko nago niyo watunze smartphone nahora na bando ngo ujye umenya ngo amakuru yavugiwe aha n'aya, ariko buriya amakuru Radio Rwanda ni radio mere twubaha cyane, kandi amakuru yose avugiraho tuyafata nk'ukuri. Niyo mpamvu nge nahisemo nkigura agasoniteke kanjye nkagatunga, nkajyana ngafungura mu gitondo ndetse abana nimugoroba nkiyumvira nta kibazo. Ikintu cya mbere cyanteye kugura radio ni ikiganiro kazi ni kazi. Nk'ubu ngubu kazi ni kazi, ikintu cya mbere yanyigishije kwikorera ntateze amaboko ku babyeyi cyangwa se ku bavandimwe. Nk'ubu ngubu ncuruza inkoko, nshobora kugenda nkajya aho bita ku Mukungu nkarangura inkoko zanjye 10. Izo nkoko zanjye 10 mba nshobora kuvuga ati yenda nzitezeho 5, kubera ko ikiganiro kazi ni kazi. Reka wenda tuve kuri ingingo tujye, murabizi ko muri imyaka n'ubundi icyorezo cyitwa Covid cyageze ahantu hose, sinzi ko simpamya ko mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke cyaba kitarahageze. Covid ndabona mwese mwambaye udupfukamunwa, bivuze ngo mwese murayizi. Covid kugeza ubu umuntu ikintu yabaza kwibaza, ubu ngubu barakubwira bati ikintu cya mbere ni ukwikingiza. Se mwarikigije buriya? Muri uyu murenge wacu wa Macuba ndakeka ko umubare hafi ya bose havuyemo abana bikingije. Kubera iki? Kubera ko batubwiraga ko kwikingiza ni uburyo bwa kabiri kugira ngo twirinde iki coronavirus, kubera ko uburyo bwa mbere twabanje gukoresha bwari ubwo kwambara agapfukamunwa neza, ndetse n'abana bakiri batoya hari abarengeje imyaka 12 nabo barakingiwe kugira ngo babashe kugira kumenya kwirinda icyo cyorezo cya coronavirus. Hari abantu bazi ko Nyamasheke ari kure, inkingo zitahageze hari. Baratubeshyera rwose. Murakoze Marcel, nababwiye ko nitwa Sara, nkanjye n'urugero nikingije inkingo 3. Waranashimangiye? Narashimangiye rwose. Narashimangiye. Ubwo rero abantu batubeshyira ngo inkingo ntago zahageze ngo ni kure, baratubeshyira. Muri Nyamasheke umubare wose warikingije uretse abana bato bari munsi y'imyaka 12. Ariko tuzi abarimo bazanga ngo kubera ibyo basoma muri Bibiliya, ngo kubera aho basengera. Murabizi ibyo bintu mwaje mubyumva, n'ubuyobozi muratubwira buti turacyarwana n'abantu bamwe na bamwe bagifite imyumvire ituruka ku myemerere idahwitse. Bavuga bati jewe n'ikingiza ngo urukingo ngo ashara guhinduka ngo igisimba, ugasanga haracyari bamwe no mu rubyiruko nicyo kitangaje
ntabwo bibabaje kumva umusore waza kwikingiza yitwaje ngo ibyo ngo yasomye muri Bibiliya. Marcel, ibyo uvuga byo ni ukuri byabayeho, ariko bene abo bantu hamwe n'ubuyobozi bwiza dufite twarabigishije rwose, bagiye bijyana no kwikingiza nta n'ubakozeho. Akumva akanya akaba atarikingiza nawe afite ubwoba bwo kwikingiza. Twarabigishije, tumaze kubigisha barabyemera, ubu nta muntu n'umwe udakingiye. Muri umurenge wa Macuba murabizi neza. Muri umurenge wa Macuba turabizi neza. Nta hantu tutasanga bene abo bantu bananiranye. Mwebwe mwakoresheje iriya banga kugira ngo mube muvuga muti turakingiye inkingo zose byibuze uko ari ebyiri turazifite, nta witwaje ngo imyemerere, nta witwaje kuvuga ngo narwitera ngo bazahinduka ngo ururimi ruzuzura mu kanwa, cyangwa se ngo ibyahishuwe birahanuye birasohoye, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu hari abarimo kukumva akanya bo muri uyu murenge wanyu wa Macuba, bamubwira ngo icyo namubwira ko ibyo byose ari gutekereza ari ubusa. Icy'ingenzi cyo ni uko yakwegera abayobozi bakamukingira akagendera hamwe n'umurongo w'abandi. No muri Macuba birashoboka ko agihari winangiye avuga ati kubera ibyo soma, kubera ibyo nigishijwe, aramutse akumva hano muri Macuba nawe, kuko umuntu abirebera mu nzego z'ibanze bagiye bakora amabarura atandukanye guhera ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'umurenge, basanga kabisa umuntu wese ku rwego rw'umurenge rushimishije twarikingiye. Biratangaje ugasanga nk'umusore cyangwa umukobwa ni umwarimukazi arakubwira ati giye sinzikingiza, nzajya nkomeza nkwepa n'umurenge n'abakingira. Ntabwo Bibiliya imbwira ko ntagomba kuzikingiza muri iyi minsi, turi mu minsi ya nyuma, akakubwira ibintu byinshi cyane by'ubuhanuzi. Bariya abantu barimo n'urubyiruko bangana namwe ni bagenzi banyu. Abo ngabo binangiye nta bakibaho kuko ubuyobozi bwacu bwagezeho. Twirabera muri Macuba gusa, ubu turimo turabwira isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Isi yose ubuyobozi hose burimo, ahantu hose ujya. Nk'ubejo bundi nagiye i Kigali kugira ngo ubanze wurire imodoka, ubanza kwerekana agapande, waba utakerekanye ugasubiraho ukabanza kujya kwikingiza. Ahantu hose rero, ahantu hose. Ariko hano muri Macuba mwigiramo uko mushaka. Hano muri Macuba ntabwo twigiramo uko dushaka, kuko ubuyobozi nta hano kuba watambutse nuko wasanze bagiye, ariko hano utambuka umaze kukerekana gutya. Ubwo rero hano muri Macuba no mu karere ka Nyamasheke nta muntu n'umwe uri mu kwikingiza. Arashoboka wibihagararaho ko yaba hari ukikwepa kandi ajijutse akaba birashoboka. Nuko wenda nituganira n'ubuyobozi baraza kubitubwira, wenda buriya ko hari abahari bagitinya akaba afite izo mpungenge ati ninjya kwikingiza ushobora kuzahura n'akaga bitewe n'ukuntu nemera, mfite imyemerere yanjye mpagazeho kandi ntagomba kuzatezukaho Imana itazampana. Mu ruhande rw'urubyiruko dufite urubyiruko rw'abakorerabushake muri uyu murenge wacu wa Macuba. Rero twafatanyije n'ubuyobozi bw'ibanze ku rwego rw'urubyiruko. Nta rubyiruko dufite muri uyu murenge wacu wa Macuba, nta muntu dufite utari wikingiza. Aramutse ashaka kuba hari umwe ukaba utabizi, utugari twose ntabwo tugendamo, babaye bahari akakumva akakanya, wamubwira ngo iki? Akanyumva akakanya. Icyo namushishikariza nk'uko nanjye nikingije, nubwo bumva ko nyine umuntu wikingije ngo azahinduka inyamaswa cyangwa akaba ikindi kintu, uyu munsi kuba narikingije ndacyari umuntu, ntabwo nigeze mba inyamaswa. Namushishikariza rero nawe kugenda akikingiza kubera ko twese turi amaboko. Murakoze cyane Marcel, kubera ko twebwe inahangaha mu murenge wacu wa Macuba twagerageje kubahugura n'abo bitwazaga imyemerere y'idini. Twababwiraga ko kuva na kera ibyorezo byahozeho, ariko igihugu gifite intumbero y'iterambere gikora ikintu cyose gishoboka kugira ngo kigire kibe cyagirira umuturage ave mu byari bimubangamiye. Ibyorezo rero na kera hose byahozeho, tubigisha ko nta kindi gikorwa buretse kugira ibyo byorezo iyo bije leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ifata ingamba zo kugira zo kubirwanya. Tukababwira ko rero mu ngamba zakoze zo kugira ngo harwanye icyorezo cya COVID, tubabwira ko harimo kugira gukingira abaturage, tukabashishikariza tukabereka n'ingero z'abagize z'abakingiwe badafite ikibazo. Nk'ubu n'abasaza bamubwira ngo ujya gukingirwa, bikamunezeza ati rwose amagara n'ayanjye, ati murakoze cyane kunyibutsa iki. Ariko ashobora kujyayo asize umukobwa wanze cyangwa umuhungu wanze uhora kwepana agakwepana n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ntabwo yahabura, nta kuntu yahabura. Iyo aramutse abaye hari inama twamugira niyihe rero,
twamugira inama yo kugana ibigo nderabuzima bakamukingira, kubera ko igihe kizagera bimwe yakwepakwepaga asange niwe wagira gute wihombyaga, yari arimo agira ute abangamira ubuzima bwe. ubundi baranavuga bati ni ukugira ngo wowe utajya kwanduza abandi bikingije, kandi namwe ngira ngo nibyo mugenda mubabwira. Ndabeshya? Oya, ntago mubeshya Marcel, ibi bintu twe twarabyitabiriye, byabanje kubaho abantu bakabibigande, nabibabwiye nkuko unakomeje kubibabwira. Abo bantu babanje kubaho, ariko nyirizina nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dufatanyije n'inzego z'ibanze twafashe ingamba turabigisha. Tumaze kubigisha barabyumvise cyane. Ubu ngubu nta rubyiruko na rumwe rutikingije kubera ko twabigishije, ariko byabanje kubaho. Ntago tubihakana, byabanje kubaho ariko twarabigishije. Ni kuri iki kiganiro cyiza nshuti bakunzi ba gahunda za Radio Rwanda tumaze kugirana n'urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba, mbabwira ko ni mu karere ka Nyamasheke twari duhagaze aka kanya. Abakomeje guhita mu gahunda za Radio Rwanda ni munyemerere nshimira urubyiruko rwo muri murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke ku kiganiro cyiza baduhaye. Ni kuri izo nama, ni kuri ibyo bitekerezo byiza basorejeho iyi gahunda y'ikiganiro cy'urubyiruko rw'u Rwanda. Mbabwira ko jewe nitwa Marcel Rutagarama, urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba ndabashimiye cyane. Mwakoze ku mwanya mwahaye Radio Rwanda n'abandi bose bakomeje kudutega amatwi, turabashimiye. Gahunda za Radio Rwanda zo ziracyakomeje. Ibihe byiza kuri mwese. Urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko ruriho rute? Rurateganya iki? Turamenya gusoma u Rwanda rw'ejo, ruzafatikara mu Rwanda rw'ejo, ruzatura umubano u Rwanda rw'ejo, ruzahuza amahanga rwihandagaze, ruhagaragaza ibyiza rusoze neza.
genderamo ngeze no mu gicucu cy'urupfu nk'isaha y'agahinda gasaze cyangwa rikomeye namugiraho noneho wari mu ruhande rwacu yatatanyije ababisha bose abanyuza mu nzira zibi noneho wari mu ruhande rwacu yatatanyije ababisha bose abanyuza mu nzira zibi noneho wari mu ruhande rwacu yatatanyije ababisha bose abanyuza mu nzira zibi Yesu ni inkoni yanjye ndetse no mu gicucu cy'urupfu isaha y'agahinda gasazi ijambo rikomeye iki kiza kigutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye ndetse no mu gicucu cy'urupfu isaha y'agahinda gasazi ijambo rikomeye ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ijambo ya mbere y'ijambo maze nanjye ampindura ijambo angira umurobyi w'abantu ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise utunze radiyo ntumva amakuru yo kuri radiyo Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radiyo Rwanda gusa numva radiyo bikumariye Komeza mbifurize igicamunsi cyiza kuri mwese. Nitwa Ferdinand Uwimana. Saa 9 ziruzuye neza n'amakuru magufi yagezweho muri aya masaha avugwa hirya no hino mu isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta ari Atene mu Bugereki, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi w'icyo gihugu Nikos Dendiase. Ibiganiro byabo byibanze cyane ku gushimangira ubufatanye mu nzego zitandukanye zifitiye akamaro ibihugu byombi, ndetse hanasinywa amasezerano mu nzego zirimo umuco na siporo. Ku ngingo irebana n'ubukungu ariko ufitanye isano n'ububanyi n'amahanga, Ububiligi bwahaye u Rwanda inkunga ya miliyoni 17
n'ibihumbi 600 by'amayero angana na miliyari zigera muri 18 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda zakoreshwa mu mushinga ugamije guteza imbere abagore n'urubyiruko. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana asobanura ko iyi nkunga izafasha mu mishinga isanzweho harimo no gufasha abagore n'urubyiruko gushinga ubucuruzi buciriritse hagamijwe ko biteza imbere. Ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda Berthe Versmesen avuga ko gutera inkunga ibikorwa by'urubyiruko n'abagore no kubafasha guhanga imirimo ari gahunda nziza kandi yihuse kugera kwiterambere. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko umushinga uzashorwamo amafaranga uzakorerwa mu mujyi wa Kigali no mu turere dukikije ikiyaga cya Kivu turimo Rubavu, Rutsiro, Karongi, Rusizi na Nyamasheke. Kuri yo gatano urubyiruko rwitabiriye ihuriro ry'urubyiruko ryiswe igihango cy'urungano rwibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi. Ariko by'umwihariko urubyiruko rwazize jenoside yakorewe abatutsi ni igikorwa cyabereye hirya no hino mu gihugu. Urubyiruko rwasabwe kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside ndetse rukanyomoza abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Bahawe ikiganiro cyari gifite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko twahisemo kuba umwe igihango cyacu, kigamije kubasobanurira byimbitse amateka mabi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uruhare rwabo mu kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yashimiye abitabiriye igihango cy'urungano ndetse n'abagiteguye, ashishikariza urubyiruko gusoma amateka y'igihugu, kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi no kurinda igihugu kuko ari bafite imbaraga kandi bagize igice kinini cy'Abanyarwanda. Yagaragaje imibare yerekana uburyo yerekana uruhare rw'urubyiruko n'urw'abari abayobozi muri jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ko umubare munini w'abakoze jenoside bari bafite imyaka 48 no munsi yayo. Mu bindi birimo kugarukaho cyane by'umwihariko hanze y'u Rwanda nuko igihugu cy'Uburusiya cyatangaje ko gikomeje kurasa ibibombe mu burasirazuba bwa Ukraine, by'umwihariko byarashwe mu mujyi wa Luhansk bikaba byahitanye abantu bagera muri 13. Uburusiya rero bukomeje kuvuga ko bukomeje kurasamo ibisasu bya rutura. Ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 kiri kugarukaho cyane ni muri Korea ya ruguru, mu gihe icyorezo gikomeje gukaza umurego muri icyo gihugu cya Korea ya ruguru. Iki gihugu cyagaragaje ko kitifuza ubufasha ubwo aribwo bwose buturutse hanze yacyo. Korea ya ruguru ntiyigeze isubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, bose bifuzaga kugira ubufasha batanga kuri Korea ya ruguru mu guhangana na COVID-19. Korea ya ruguru abaturage bayo benshi cyane ntabwo bikingije iki cyorezo, kandi kubera n'ikibazo cy'imirire mibi mu baturage bamwe na bamwe ngo icyorezo gishobora kubazahaza mu buryo bukomeye. Byongeye kandi urwego rw'ubuzima rukaba taratera imbere ku buryo hari imiti y'ibanze ndetse n'ibindi bikoresho igihugu kidafite mu guhangana n'indwara zikomeye nk'izi ngizi z'ibyorezo nka COVID-19. Mukomeze mugire igicamunsi cyiza aho muri hose. Amahumbezi, umva amahumbezi, izihirwe uganire n'urungano. Amahumbezi cyane ntutinde shira kurushinge wibyinire wizirwe boringe unacatinge n'ibyamamare mwishime ishinama garagaza impano byose biri hano guma ku murongo mu mahumbezi turahakubereye niho hakubereye amahumbezi amahumbezi
saa 9:00